ngiye gusetsa rero nta kibazo mbese kugira ngo utsinde ibi byose wari sheri w'amasomo cyane twarakundanaga umva isomo ikayi nyine twarabashira nyine ubwo niko navuga ku bakobwa numva ariho ngiye kuguma nabwira ati bitinyuke barashoboye bafite byinshi mu mutwe byazana iterambere mu Rwanda n'ahandi hose ntibakatinye ko abasaza babo baba barusha ubwenge ariko nawe hari icyazi nawe hari icyuzi rero ntugatinye nakagira ubwoba bwo kuba yabigaragaza turabizi ko ari byinshi baba bazi Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri Iris TV ndetse tunabashimira by'umwihariko abaduha support mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi rero nkuko tuba dufite abatumirwa bagiye batandukanye mu bice bitandukanye cyangwa sectors zitandukanye, akanya twakira undi mutumirwa ni Jado Tuyishime. Yes, amakuru yawe meze neza? Amakuru yanjye ni meza, meze neza cyane. Okay, mbere ya byose mbere yuko wenda nza kugira ibyo nkuvugaho bikeya reka ubanze wibwira abantu amazina yawe witwa nde? Nitwa Mwari Segonde. Mwari Segonde. Yego. Segonde y'isegonda? Oya, Segonde. Segonde ni izina ry'umutagatifu. Yego. Kwanza reka mbanze ko ni bire interested kuri nge nago nsanzwe numva iryo zina banza umbwire kuri iryo zina ryitwa Segonde umutagatifu ninde byagenze bite mbere yuko tunagaruka no ku bindi. Okay, nkuko izina ribivuga Segonde ni izina risobanura gufasha. Mutagatifu rero ahantu yavukiye ntago mwibuka neza ariko cyo nzi cyo yafashaga agakunda gufasha abarwayi n'abakene. Yego niyo mpamvu nanjye bangurikirije barangita uko nguko kuko izina ryo na muntu nanjye mbyibonaho. Ina inekirisho wenda ushobora gusanga ari umwana wa kabiri second birth ndavuga ni okay ariko ubwo abantu babyumvise birasobanutse. Si umukobwa mwiza rero ukiri muto nkuko mubibona ubwiza bwo rwose burahagije. Murakoze. Nicyo ushima Imana kubiyo wirebye muri miroir nicyo wishimaho nicyo ushima Imana? Shima Imana ko kumbeze kose ako cyane cyane jewe mu kanwa ubwo ndashaka kuvuga inseko. Iyo usetse kabisa biba ari sawa. Nakeka. Use kubumbye umuntu waseka neza ariko ubwo wasanga Emilie ku majwi kutwumva uri kutwumva neza ari ukuntu tujye dukura utuzumu twa American ku buryo kabisa umuntu aba kubona twizere ko wazuminze Emilie twizere ko wazuminze right. Okay, ngiye ugusetsa rero. Abantu babonye ko bamaze guseka. So ni umukobwa mwiza rero numwe mu bakobwa barangije amashuri mu mwaka ushize ngira ngo niba nibeshe ndetse impamvu ari hano nuko ari umwe mu bakobwa ba mbere mu gihugu bagize amanota meza. Uvuga ngo kwa kundi ukora ibizami byose ukabyuzuza ariko ara nago buriya uba ushatse kusuzugura abarimu banyangane ko nasuzuguye ako sinzongera. Nukuri nago uzongera nago nzongera babarire ko nasuzuguye. Unyibukije busiete n'uvuga ngo sinzongera ubwo ngo kunywa inzoga ngo sinzongera nawe nago uzongera. Nago nzongera. Nago ibintu byo gusuzugura narabiretse. Okay. Ikimwe ni icyo numwe mu bakobwa barangije neza ndetse banatsinda ku rwego rwiza. Kubona banamugana abantu bajya bakunda kuvuga ngo kubona umukobwa mwiza ufite n'ubwenge mu ishuri akenshi usanga bidakunda byose kuba bijyana kubera ko sorry abakobwa beza bakunda kugira ibishuko byinshi ariko nibyo ngushimira by the way. Ari akandi kantu ukora nakeza ko abakobwa bashobora kuza kwigiraho uyu munsi batangiye aka business ukiri muto we. Haje ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 18. Yonyine. Yose ni nyinshi cyane. Ku myaka 18 yonyine ufungura business uvuga ati nzamfata imyenda imeze gutya na gutya nyongere nyikore neza nyicuruza abantu byose turaskubigarukaho byose ni collection ikiganzo bibuze kugirana. Ikindi reka tubere ku murongo turahera ku masomo wavukiye hehe wakuriye he wize hehe wize ibiki kuko ushobora no gusanga wenda ari abantu bajya bavanga ngara amasomo yoro ariko nge sinabyemera wenda ugasanga wujuje n'ibintu byoro ariko icyo nzi cyo bizo no muri mu ishuri rikomeye rimwe aba competitive benshi
Okay, tubwire rero education background yawe. kemereye muri materineri nize kuri Ntagwera primaire naho umeze kuri Ntagwera kuko twari twimutse ako n'undi yari kwitaba njya muri ahitwa Le Pigeonnier muri secondaire nagiye Karubanda troncome nyuma superieur nza kujya kuri groupe scolaire officiel I Butare. ikigo cy'amateka ahantu abami bize ndakeka mwese mubizi. Yego Cyakoze abantu benshi umuntu wagize amahirwe yo kwigira mu Rwanda kuvana kera no kugeza muri bino bihe azi groupe officiel Butare. Kera bavuga ngo ni ishuri ry'ibimene, ni ikigo cy'ibimene, donc bashaka kuvuga kumvikanisha ko ari ikigo cyiza abanyabwenge benshi tunasuza ngira ngo ba Platini bizeyo mu myaka yo hambere, ariko n'abakwinca yego n'aba TMC bizeyo n'abandi bantu benshi bize, ariko bagiye bagaragaza ko bakuye ubumenyi budasanzwe. Iki kigo rero nicyo warangirijeho, tubwire none wigaga yahe masomo? nigaga section yitwa PCM, akaba ari byo physique, chimie na math. Imibare na physique ukagenda ukikora ukabyuzuza ku myaka yawe. Ngajya na chimie no yibagirwa. Ngwiki? Yego. Nagize ngo byuzuze indimi ku cyane, usanga abakobwa ku ndimi ho bagerageza cyane. Usanga abakobwa benshi bajya mu bintu bya hegiheri, abakobwa mvuze nawe urabumva, ariko genda nujije muri PCM. Ikigo cyawe wari umukobwa wa mbere wujuje ibyo bintu? Muri promotion yacu ngiye mukobwa wenyine wabugiriye amahirwe ubashije kwa, ariko ujye ubyiyemera kuko ntago bisanzwe, ariko uzi kwiga muri École de Sciences sore no muri École officielle Butare uri umukobwa ku myaka ya 18 yonyine ukaba ari we wenyine wuzuza ibintu byose. Byirate wana umuco nyarwanda. Byirata ariko ndanashima n'Imana mbere nanjye ubwanjye nkishimira. Yego n'abandi bose bagiye bamfasha kuba nyine nahagera. Hagati y'imibare, physique na chimie by'umwihariko nimwe mu masomo natinyaganye nkiga muri secondaire. Ubundi isomo wiyumvagamo cyane imibare, physique na chimie niriye? Urebye natangiye muri troncome no gukumbeza kugeza nko mu wa 4 nkunda isomo ry'imibare, ariko nyuma byaje guhinduka iyo bigeze mu wa 5 no mu wa 6 birahinduka, ubwo uhita njya kwikundira chimie. Tangira gukunda chimie cyane. Gukunda chimie kuko hari ukuntu bigoranyemo mate, ako chimie ukabona ni ibintu nyine byumvikana. Yego niyo nasi nyine nkomeza gukunda. Nyuma ya chimie hakurikira imibare cyangwa hakurikira physique? Nyuma ya chimie hakurikira imibare. Physique nahoze tudakundana, ariko mu bukano ko kwitinya kuko nko muri troncome naho naratsinze akundwa atari cyane, nari nabonye amanota 9. Akurebye naje kuba nabona, urebye amanota make nabonye ni ya physique na chimie, ako cyane physique muri troncome. Muri troncome nto nabonye nyine mu make, ariko nyuma ho biza guhinduka ubwo ndashima no kose nabonye A, ariko physique sinzi nyine ntago twabashanyaga. Ntago mwari mu gukundana neza? Katire kundana ko nashyiragamo imbaraga nkayiga kuko ubu hari isomo ubuzi ko rikunanira nawe ugashyiramo imbaraga nyinshi kurusha nandi ukayiga nyine ukayiga utayikunze cyane ako kayiga kuko ugomba kuyatsinda. Mbese kugira ngo utsinde ibi byose wari sheri w'amasomo cyane twarakundanaga umva isomo na ikayi nyine twarabasheri nyine ubwo niko navuga. Okay, bitumye nibaza nagize n'amatsiko kumva none no kumenya none urabona ibizami cyane national usanga ari nko mu Rwanda, ariko mu 6 secondaire bakora ikizami national ndetse na troncome. Ubwo none tubwire none mbere yaho wenda tuvuye kuri ubu ngubu wabaye wa mbere cyangwa se watsinze neza uko byuzuza 6e primaire ubwo byari bimeze bite? 6e primaire 6e primaire rero navuga ko natsinzwe, ako none ntabwo navuga ko natsinzwe cyane, nabonye amanota 10. Usanzwe fa aya mbere aba ari 5, ubwo ngenda nakubye kabiri, akurebye nari ndi muri mu cyiciro cya mbere n'ubundi naratsinze muri grande distinction. Yego usibye nyine ko uba wigiranya n'amanota ya mbere kumva waratsinzwe, ariko ubundi urebye ngiye gusa naratsinze. Agumyegaho improving muri troncome. Muri troncome navuga ko nta biba birenze, nubwo tuba twiga amasomo menshi
utaramenya ibyo uhitamo ariko uba wiga bisanzwe. Ntabwo navuga ko nashyizemo imbaraga nyinshi, hari ukuntu nk'uko nabivuze Imana yaraguhaye ubwenge ugasanga ntabwo ukeneye gushyiramo imbaraga nyinshi. nka nyine narigaga bisanzwe, nta strategy navuga nakoreshaga. Icyo kwiga narigaga, cya siporo nkakora siporo, cyo kuryama nkaryama, bikaba uko nguko nkagira Imana nkabona ndatsinze. ubwo wagize angahe rero? Ubwo navuze ko nagize 9. Grande distinction nano. Grande distinction. Ubwo aya mbere aba ari 8 arengejeho rimwe. Gusa ibyo bintu ni ibikira. Nanjye sindabyumva. Ntabwo urabisobanukirwa na. Ndabyumva, mfashe kubyumva. Nese muri Tronkombe ku kigo yigagaho ubwo ari umukobwa yakuje imbere? Okay, mu Karubanda ariho NDP. Twara abakobwa gusa. Rero kurumva Okay. hari imbere ako nanjye nabaga ndi muri iyo natsindwaga cyane nabaga ndi muri 10 ba mbere, ahubwo kenshi nakunda kuba ndi muri 5 ba mbere. Yego. No mu maklase kwa kundi ku myanya ese uri wa mukobwa wajye guba mbere muri classe kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, bijyanye n'imyanya we wajye byabaga bihagaze gute aho wigaga? Okay, mbere muri Tronkombe cyangwa muri Tronkombe. Muri Tronkombe ibyo nkubwiye ko nyine muri classe yanjye najyaga mba muri najyaga nkunda, hari umubare nkunda cyane, nkunda no kungarukaho ntaho ushatse cyane, ariho 7. nakunda kuwa 7 wa 7, nkazamuka nkajya nko wa 6, cyangwa se nkajya no muri 4. nyine naho nashyizemo effort cyane, cyangwa se Imana yabashyizemo imiyaga nkazanga nyine mbaye mu wa 4. nuko nguko. Okay, bwo nkomeje muri superieur mu wa 4 kwa cyari ikigo gishya, kandi baba bazi gutoranyemo abantu benshi bavuye mu bigo byiza, bo nabo babaga abambere. Rero ngiye kwa ko namenyereye ko nyine ndi bwige gutyo gusa, n'ikigo ari gishya ujye ugomba kumenyera strategy z'ikigo, abarimu ko bigisha uri kumenyera. nyine navuga ko ari umwaka wo kumenyera. Usanga njye nago nari mbyitayo cyane byo kwiga, nyine nakomeje muri strategy yanjye yo kwiga aho mbonye gutyo, nyine nta bintu byinshi nkoze. Nyuma ako mu wa 4 nakunze kuba muri 15, nabanje mba wa 12 ndamanuka naramanutse. Ega muri officier hano bwa binoroshye, harimo abahungu baba barakaniye. Iyo numa tuza kubivuga, iyo nabyo tugomba kubivuga. Mba wa 13, nyuma ahita agera ku wa 15, kumva nagendaga amanuka. Nuko rero nyine ngeze mu rugo, papa agira ukuntu ambwira, nyine papa akunda kureba bulletin, atangira akavuga ng'ikinyarwanda kwa gitsinzwe, bagatsi Kinyarwanda nakibaye kibaza, ndaciceka. Ambaza ati ndabona imibare nta kibazo, shimi naho nta kibazo, ako shimi pratique iri gutsindwa. Ndavuga ati ndikosora na physique, ndavuga ndikosora. Ubwo urumva nako kantu babacishemo ko kuvuga ati gutya na gutya bimeze gutya, ntabwo bimeze neza, agira ukosore, birakwankuraje. Akavuga ati none ninatsinda utaha bazampemba. Nuko rero mu wa 5 ngenda shyiraho imbaraga rwose. None iyo mwaka utangiye abanyeshuri twese tuba dufite intego, usanga nk'icyumweru cya mbere nubwo bitunanira, ariko ugasanga nk'icyumweru cya mbere abantu bose baracecetse, bari muri etude, bari kwiga, nyine ibintu byose byabaye kwiga. Ubwo nanjye naje mfite ingamba, nubwo hari zimwe zikunanira ariko nyinshi narazikurikije. Nuko mba nongera gusubira kuri wa mwanya wa 7. Ikindi gihembwe cya 2 nicyo gihembwe nakunze cyane, nabaye uwa 3. Reka mbatere story rero. Nari nicaye nyine tuba turi muri site turi debilete, numva bavuze uwa mbere, wa 2, wa 3, numva bavuze wa 3 umwari seconde n'amanota 83.5. Iyo rero ku ishuri wajyaga 80 wazamukaga imbere kugira ngo ujye gusuza ba master, ba prefete, nyine abayobozi nyine benshi, nyine byabaga ari ishema pe. Bumvise ari ibintu nyine bidasanzwe kuri wowe. Nyine
nabafashe bageze nko ku mwanya wa gatandatu narahaguruka nyine kubitekereza bakubwira ati segonde genda okay nyine narishimye cyane navuga ko tinze narazamutse ndabasubiza rwose nongera nca ahandi ni nkaho ndazengurutse sale yose ako inkuru nyine ubutari no kubyumva ntunabyibuka ko wazengurutse sale yose byanshimisha cyane usibye ko nageze mu rugo nsanga papa nawe uhari nyine n'abandi nsanga barahawe ngo ese warabitsinze yigo none icyanunguye icyo gihe nta muntu wambaje bilete bigatakoreka ngo mbizi ntegereza bari bazambaza bilete ndahinda ko bambaza bilete vacances ibindi yanjye nayimbajije usibye papa wabajije wabaye kanga amatangahe ndamubwira mwateye ni byiza ndavuga ati se ko nta kintu bakoze nyine ni bisanzwe n'uwe na appreciation bamaye nakunshimye nanga ati ni kwa kundi wamenyereje ababyeyi n'abandi banose kuri umuhanga ugasanga ahubwo utabikoze nicyo kibazo ako nagumyanci intege kwa ko nge uba ubyikorera nubwo baguha impano nyine nko kugushimira baba ako ni wowe ubyikorera nuko ndakomeza uko nguko ngazaza mbona 80 nabwo umwaka birongera biranshimisha ubwo rero nkabangeze mu wa gatandatu umwaka ubukomeye ni umwaka ukomeye kwa ko mufite kwiga nago bemeze nka troisième abari mu mbere mu kabiri kandi nago habakomeye ariko 4e 5e nuko bari amasomo makeya babigoranye rero 6e mufite kuyereviza yose igihembwe cya mbere narikaga bisanzwe ako nta timetable ariyo ngiga bihe nyine ngira nyine ngo mvuge ngo ndiguye umwaka niguye ngo nigaga 6e gusa nacishamo nkiga 4e na 5e ariko 6e igihembwe cya mbere nago twashikwa twakora exam dutashye itamvuga ati no mwanya nago ndi upfusha ubusa kwako nataye amakayi nazaza byuka kare nanone saa 11 nkiga nko mu masambiri hagera ngatangira gukora imirimo ndakomeza nkiga nafashwa mukamo na mukuru wanjye ko nawe yarafite ibintu arimo ariga nuko tumaze kumva ko tuzatangira bitinze nabaye ncitse intege ariko nkazafata nk'umunsi mu cyumweru nkiga ngareba nk'amavideo kuri YouTube yigisha none tugiye kwenda kujya gutangira fatanaho ukwezi ko kwiga ko kugira ngo niyibutse nongene nsubire muri moduka ko hari amazi igihe kinini mvuga ati ntago nyiri fresh mu mutwe ego nuko mfata ukwezi ko kwiga nsubira ku ishuri noneho igihembwe cya kabiri cyaratugoye cyane navuga ku banyeshuri bose kuko cyari kirekire kandi kuba ari kirekire bituma unanirwa mu mutwe twebwe none abasize twabaga dufite amateste ya buri cyumweru ukaba ufite teste ejo teste ikindi cyumweru teste ubwo ubuzima bwose bwari bwarabaye teste byari bigoranye ariko nyine ubwo wari managingaga ugafata igihe ugafata nk'icyumweru cyo kuruhuka cyo kuvuga ati ngiye ngabanyije kwigamo gake kugira ngo ubashe kuruhuka kugira ngo utangirane izindi mbaraga nyinshi ibyo narabikoze n'igihembwe cya gatatu aba ari uko nguko cyane cyane nkora ama exercice nkazaza nanafashanya n'abandi tugafatikanya tugasobanura nabo bagasobanura cyane cyane abakobwa hari twakoraga akantu kameze nk'akanama ko gatandatu tukagira inama ati tujye dusubiza muri classe tujye tuba abambere nyine dukore ibintu bwa mbere nyine tukafashanya tukagira inama aho ufite ikibazo ukagenda ukakibwira umwe nyine aho buri yose wese mwakoze ikintu kimeze nka groups zitandukanye kugira ngo mubashe kugira ngo namwe murebe ko mwaza imbere nk'abandi bahungu hanyuma rero umusaruro wavuyemo byanga bikunze ngira ngo uyu nguyu amanota yo naya mbere wa mbere mu gihugu nyine abafite aya mbere abayujije ibintu byose nta kindi kintu kibisimbura uko byagenda kose felicitation nanone more time ikindi kandi impamvu tuba twagira ngo tumve na experience namwe ku yindi y'ubuzima wanyuzemo ku ntebe y'ishuri no kugira ngo n'ababyeyi badukurikira hano cyangwa se n'abandi bakobwa bakiri batoya bakiri ku ntebe y'ishuri bumve yuko byose birashoboka bimwe mu bintu wabonaga byagucaga intege ku ishuri cyangwa se byakurangazaga reka mbivuge gutyo
wajya gurangara sundi ku ishuri? oya ntago nabyita kurangara, navuga ko ari nk'ukuntu umubiri wacu unanirwa. Hari igihe waba uri kwiga ukumva agatotsi karaje ako kihangana ugasaba uruhushya ukajya hanze ukagaruka. Hari igihe waba utari kumva ikintu cyangwa usanga hari amahomework menshi, ntabwo ugenda ubura ibintu byinshi bigenda bituma utagera ku ntego. Ariko icyo nashaka kuvuga cyane, urebye no mu wa kane bakunda imvuye no mu bakobwa gusa ntabirenze. Ngeze mu bahungu usanga hari competition, abandi ugasanga competition iri mu bahungu gusa, abakobwa nta kintu bitayo. Nyine bariga pe bakiga ugasanga ntago bitinyuka, ntago basubiza. Mwarimu yavuga ati ninde wasubiza kino kibazo ugasanga ntago ari kwitinyuka. Icyo nacyo cyabanje kungora. Nyine hari ukuntu usanga ahantu hameze kumva kujya kuhahindura nawe bikakugora. Kuba n'abandi niko basanga bameze, ugasanga ariko kwitinya. Ariko mu wa gatanu no mu wa gatanu byagiye guhinduka, nangira kwitinyuka, dutangira no gutinyurana ugati tujye dusubiza. Okay, nabyumva. Ndi kuvuga ibindi birangaza byo hanze y'ishuri, urabona nkuko twabivuze ngo uri umukobwa ugaragara neza, kandi tujya tubona ku ishuri za muru scolaire aho abasore baba batangira gutetana abakobwa asanga bimutesheje umurongo, especially umukobwa ugaragara neza cyangwa se mwiza witewe nuko amaso y'abantu arora. Wowe rero ntabwo ibyo bintu bigize bikubaho, cyane ko mugize kuza mu buzima bwo hanze mutegereje igihe kinini kugira ngo musubire ku ishuri, nabwo mwahuye n'indi environnement yo hanze irimo ibirangaza byinshi. Ibyo birangaza byose ntabwo byakugezeho? Okay, ubwo icyo kirangaza ushatse kuvuga navuga ko kitangezeho cyane. Ariko cyakugezeho? Okay, hari ukuntu umuntu atangiye kujya muri ubwo buryo ukamenya uburyo mukarimo. Rero kwa ko n'ukuntu umuntu we ubwiwe aba ameze, hari igihe umuntu amureba kuratira ntabwo namutinyuka, nta nubwo nanamwegera, asanga kenshi ariko njyewe bimeze. Baragutinyaga se? Ego kuza kumbwira ibyo bintu. None se igitinyiro cy'ibyo bintu wari ufite, igitinyiro wari ufite nuko wenda babona gukunda amasomo cyane, wenda akavuga ati uriya ni gakayi ku ishuri ko twakunda kwivuga turiya ni gakayi, ibyo ikaye nyuma y'ikaye nta bireba, cyangwa se wari serieze cyane ntiwakunda kuvugisha abantu, cyangwa se wapingaga abahungu? Ibyo byose birashoboka. Sinzi, hari ukuntu nyine umuntu sinzi ubwo ntabwo byasaba kuba twababaza, ariko njye nyine naravuganaga nabo mbonye aho hafi, nyine navuga ngo nacaga amazi, ariko usanga nta byo bishuko byinshi nabyo. Yes, hanyuma rero akenshi na kenshi ari imvuga igivugwa, nakunze kubigarukaho bavuga ngo abakobwa ngo beza ngo nibakunze gutsinda amasomo, abakobwa basa neza bakunze kwirebaho, donc bakigira sinzi ukuntu nabivuga, ari ukuntu umukobwa yireba akabona ni mwiza pe, ugasanga ni wa umuntu ameze nka ya hene babwiye ko ari nziza ikananirwa kugurisha. Wewe ariko urabizi ko wari mwiza kugira ngo ubimanaginge wirebe ukubone ko ari sawa, kandi n'amasomo yeho umwanya kurusha ubwo bundi bwiza wibonamo, byose wabishoboye ute? Njyewe bitewe n'ukuntu mbibona, ntabwo natekereza ko kuba ufite ubwiza hari ikintu nyine kinini byakugeza mu buzima. Natekereza ko ubwenge Imana yampaye ngomba kuba ariko nkoresha, nashaka uko mbaho nkigeza ku byo ashaka ku nzozi zanjye. Anarigendeye kuba ngo ndi mwiza ngo njye kwireba uri gufata miroir wireba, ndumva nta kintu kinini byakugezaho. Aka kanya rero uje kwinspira abakobwa, uje kwinspira abanyeshuri bamwe na bamwe bakiri ku mashuri, uje guha inspiration ababyeyi badukurikiye muri kano kanya, ndabizi ni benshi, kugira ngo bavuge ati wow, no mwana w'umukobwa yaragerageje anyuze muri zino nzira, ari namufite wagenera abagenzi babo bakobwa, by'umwihariko nabo bose mugarutseho, vuga ati mukurikije zino nzira ndabizi ko mwazatsinda, mukurikije buno buryo ndabizi ko mwazatsinda. Mbere ko tujya ku kandi kantu ku buryo nanone waje no kwiteza imbere, urebye ubwenge wibuzi buryo ububuzi. Mbwira rero inama nka zingahe, nk'ebyiri eshatu enye wahereza abandi bana bagenzi babo? Icyambere mbanze ku bana bari ku bakobwa bari ku ishuri, ako n'abandi bakumviraho, ari cyo nshaka kuvugaho cyane, ko kwimenya. Nshaka kuvuga mu buryo bwo kwiga, ugomba kwimenya ukamenya uburyo wigamo,
kubera ko hari igihe ushobora kwishinga abandi bantu mu buryo biga bafatira ku kibaho ugasanga urabishinze kandi ugasanga wowe ntabwo bigukundira. Rero icya mbere nababwiye ati ni ukwimenya bakamenya strategy bigamo zibafavoriza kuba batsinda. Kuko iyo wimenye binagufasha kudafata umwanya wawe mwinshi uri kureviza, ahubwo ukamenya ati ndakoresha buno buryo kandi nsinde, ntashyizemo imbaraga nyinshi z'ikirenga kandi utsinde. Yego, kumenya mbese imbaraga nke zawe na effort yawe, aho ufite aho ubona ufite effort ukongeramo imbaraga ukabasha kuba wabigeraho. Aha twagiye ikindi ubwo ndacyari ku banyeshuri ni ukwiga ibintu babyumva. Hari ikibazo njya nkunda kubona mu ishuri ugasanga turiga tuboroka, babyita kuboroka, kwiga utumva ibintu ariko ukabishyira mu mutwe. Rero iyo niyo ugeze hanze nkeka n'abandi benshi babikubwira bagera mu kazi babisaba kubuza ikintu atari uko wakiburutse. Rero nababwira ati kugira ngo banatsinde ko ibintu uzi ntabwo bijya bipfa kuva mu mutwe, ariko ibintu waborotse iyo umaze gukora isuzuma bumenyi bihita biva mu mutwe. Rero ubwo nabwira kwiga babyumva atari ukuvuga ati bariga bapfa gushyira mu mutwe. Nako rwose kumvikanye. Aka gatatu cya gatatu ku bakobwa numva ariho ngiye kuguma, nababwira ati bitinyuke, barashoboye, bafite byinshi mu mutwe byazana iterambere mu Rwanda n'ahandi hose. Ntibakatinye ko abasaza babo baba barusha ubwenge, ariko nawe hari icyazi nawe hari icyuzi. Rero ntugatinye, ntakagira ubwoba bwo kuba yabigaragaza, turabizi ko ari byinshi baba bazi. Yego, tuko dusorejeho nakaye cyangwa cyafite twinshi. Kwirinda ibirangaza ndakunganiye. Murakaze. No ku bakobwa bumva ari beza ndikishaka kuvuga ndakubona nabwira ati ni byiza ko ari beza, ariko bajye banakoresha amaboko yabo, bakoresha ubwenge bwabo kugira ngo babashe kugera ku nzozi zabo. Yego, kugira ngo ubwiza bwabo utazaba bashora mu bishuko gusa, ahubwo buzabe n'ubagira akamaro ubundi buryo. Banabyirinda ibyo bishuko ngo nta kintu kiza kibikugezaho. Yes, nuko bimeze rero. Uyu ni umukobwa turi kuganira ugize amanota ya mbere, ndetse mwumvise byinshi bitandukanye, ariko ntago ari ibyo gusa, no hanze ngo nagoroshye. Ngo kwirwanaho ku myaka yawe ukagira utuntu tw'uturi mukora. Nabonye hanze hatoroshye, nanjye ndavuga ati nanjye nagomba koroha. Yego, ubu ntago woroshye. ntago noroshye. Okay, nyuma yo kurangiza naje kubona uba wicaye mu rugo uri gukora imirimo, ugasanga umunsi wawe umeze nk'indi minsi yose, ugasanga nta kintu kiri guhinduka. Nuko ndicara ntegereza undi nta kintu nakora, kuko abantu benshi bavuga ati sha wakora iki, ati nta kazi, ko ahantu henshi nari nasabye akazi ko gukora sinabasha kuba nakabona. Urakubwira ati abantu benshi bafite ikibazo cy'igishoro, ati igishoro wagikura hehe kugira ngo ugere kubyumvisha ababyeyi kandi ufite nabo n'izindi nshingano, biba bigoranye. Ariko ngenda ndavuga ngo reka nkomeze mbaze n'abavandimwe banjye n'abandi bose bashobora no gusanga kubona ikintu nakora kidasaba igishoro. Nuko rero icyo nabashe kuba nabona ni business yo kuri cycling imyenda, ndiko nabyita. Kuko ikibazo nanjye najyaga mpura nacyo nuko nabaga mfite imyenda myinshi cyane ntambara. Ubwo ngasanga nyine nkaganira n'abandi bashuti banjye ngati mva nanjye mfite imyenda myinshi ntambara. Nyuma nza kubitekerezaho mbaza na mukuru wanjye, arambwira ati nanjye igitekerezo yigeze kukigira, ariko kwa ko yase akomeza mu kwiga muri university nyine akabashije ko nyine yagikora. Arambwira ati byaba ari byiza uramutse ugikoze. Avuga ati nzajya afata imyenda ntambara n'abo ngabo bana batambara n'abandi bose nagenda mbona hafi, cyane cyane n'abashuti banjye batambara, cyangwa se hari nk'igihe umwenda ugira nk'akabazo gatoya ugasanga umuntu arawujugunya. Avuga ati nk'ahantu hacitse nkaba nahafuma nkahadoda, cyangwa se n'ahandi hakeneye kuba hakatwa haryo nahakataga nk'ikora ugakata ukatubona havuyemo nk'aka design keza.
aho mbonye bisaba kujya ku batayeri nawe nkajyayo. Okay, ubwo iyo nayo nyine narayikoze muri ano mezi twarangije mu kwa munani, natangiye mu kwa 10. Yego nyangira nubwo hataba harimo amafaranga menshi ariko nyine narayikoze. kubona udurimo tw'amaboko ubugiraho cyane nanaga n'icyo ugeraho gusa bigufasha kuba hari icyo nawe wafasha ababyeyi bababwira ati ndashaka amavuta buri munsi, ndashaka gusuka, ndashaka gukoresha inzara, ndashaka iki n'iki, nanjye bikamfasha kuba nabona imyenda. Kandi nafashe n'abandi bakobwa ko hari nk'abakobwa nyine baba bashaka kuba basa neza bambaye imyenda mishya myiza nyine igezweho. Rero ugasanga ntago bafite nk'amafaranga menshi ariko nk'ayo bafite bakaza bakareba muri iyo myenda yanjye bakabona hariyo bakambara kandi imeze neza idafite ikibazo, bikabafasha nyine kuba batari bujye gushaka amafaranga mu bindi bikorwa bitari byiza, kuko abenshi ntago dufite akazi, mu bindi bikorwa bitari byiza ngo bashake amafaranga menshi yo kugira ngo bambare neza. muri ukwezi nabaye ndetseho gato koko nenje Kigali je mu bintu gukora stage, ndashaka kumenya neza ibintu nakiga muri university ariko nabaye mpagaritse. Ariko iyo hagize umuntu ugize icyo ashaka arambwira nkambwira uburyo yazibona nubwo nahari. waje Kigali uvuye hezo ubundi ukomotse ntabwo nzi ko nkambaza icyo kibazo umutsada hirya i Butare. uvuka i Butare? Yego nk'iwacu. Abanyabutare rega n'ubundi muvukana amashuri atatu. Yes, nuko bimeze rero. Urumva yuko impande zombi wagiye ugerageza kubasha kwikavaringa ku ishuri akamenya iby'amashuri yaho muzima bwo hanze, akabasha kumenya ibintu bya mwokipa bikamurinda kujya mu bintu bibi, kujya mu bintu bidafite umumaro. Urumva rero n'urugero rwiza rw'umukobwa mu by'ukuri bakwiye kwigiraho bagenzi be. So hagati aho rero tukugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro, ariko muri n'urugendo rwose ari cyo ushobora kubushima mu byo wagezeho, nambwe wateye no mu bumenyi bwose ugenda wunguka, no kuba ufite ubwo bumenyi byanga bikunze ari background wanyuzeho cyangwa se ari environnement favorable yarabigufashijemo. Aka kanya rero washimira abande bagufasha mu buzima bwa buri munsi, washimini donc nicyo ushima muri rusange aho ugeze ubu ngubu. Yego cyambere nkuko nakomeje kubivuga, ndashima Imana kubw'ibintu byose iba yaguhaye, yaba ari ubwenge yaba n'ibindi byose aba yaragukize iruhande kugira ngo ukoreshe. Bwa kabiri ndashima umukobwa witwa Kanyanja Ingabire Levi. Ono ninde kuri wowe? Nkunda kumwita ngo ni mama wanjye ariko ntabwo ari mama wanjye ariko ni mukuru wanjye, ariko niwe role model wanjye, afasha mu bintu byinshi cyane, ariko guhera ubwo nyivuka niko ntekereza, ariko aho natangiye kubona muri primaire. Ikindi kintu namushimira nako ni byinshi mushimira, ariko icyo nshaka kumuvugaho cyane ni uburyo njya kora exeta ubwo umwanya wawe utwaye mutoya, ariko nashaka kuvuga uburyo nagize ubwoba. Hari pressure umuntu afite, abantu bose basanzwe bazi ko uri umuhanga, avuga ati nutabona 73 uzaba udusebeje, ati ntabwo uzadutunga n'ugira 73. Rero iyo pressure yambitsemo ubwoba. Ngiye gukora icya leta buri munsi nashatse telefone ndamuhamagara, ndambwira ati mfite ubwoba Levi, ni ukuri mfite ubwoba bwinshi. Arambwira ati se ukeka ko icyo kizamini ugiye gukora aricyo kizavuga ubuzima bwawe, ntabwo aricyo kizadefininga ubuzima bwawe? Arongera arambwira ati kandi wenda bizi uri umuhanga, ibyo wize ni ibyo tuze ni ibyo, ahubwo ugenda umwiryamire niwi stress. Imva ibyo birahagije, nutsinda bizabe byiza, nutsindwa kandi nta kibazo, ntabwo ari bwo buzima, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Ndamushimira cyane n'ibindi byose yagiye ngo ndakora icyo ashaka kuvuga cyane. Ndanashimira n'umuryango wanjye wose, ubwo mama na papa,
bakuru banjye, mukuru wanjye wundi nawe na basaza banjye bose ndabashimira, abanyeshuri twiganye ngashimira cyane n'inshuti zanjye zitwa Madoma zo ku ishuri, yego ngashimira n'abandi bose twagiye twigana muri rusange, ndashimira abanyeshuri bose bo mu kigo. Good, tugeze ku musozo n'ubwo ijwi ry'umwana w'umukobwa naryo ritari riri hejuru cyane avuga ijwi rwose. Wariye se ubundi? Ntabwo nariye. ajya akantu k'umutipe wari wasize waza ngo wariye, oya ntabwo nariye. Ni ikibazo. Bane baguha inzoga. Ntabwo tubizi. Tutariye ni ikibazo. Yes, katumushimire rero Segonde ku kiganiro cyiza twagiranye. Natekereza ko ari byinshi abantu batoyemo bitewe nabo wenda bashaka kumva ko aricyo byabamarira muri runo rugendo rw'ubuzima bwe by'umwihariko rero. Ariko njye nanagusigira devoir, njye numva njye nekana nabigusabe nibizakunda uzabikore, nibidakawe wenda n'ubushobozi nibyaterwa n'ubushake bwa, ariko nyamona amarushanwa bakora inaha y'ubwiza ngo beauty culture brain, njye nkurikije uko nakoye mbona byakunda, uzabishobora rwose uzabijyemo. Reka nshimire Emilie wadufashije kuri kamera, nshimire n'abandi bose badukurikiye, ndetse nashimire cyane by'umwihariko Segonde watuganirije. Segonde wakoze? Yego namwe mwakoze cyane. Gira ibihe byiza kandi uzakomeza utsinde n'ibizaza imbere. Amen. Asante.